ibyo byose ariko nta ndangagaciro bisa no gukorera ubusa. Ibi byagarutsweho ubwo mu ishuri rikuru rya ESPG Gitwe hatangizwaga itorero ry'igihugu. Inkuru irambuye na Gildas Magera. Kuva itorero ry'igihugu ryatangizwa mu byiciro bitandukanye by'abanyarwanda, hagiye hakorwa byinshi bigamije guteza imbere abanyarwanda. Muri gahunda y'itorero ry'igihugu hakaba haragiye hibanwa ku rubyiruko kugira ngo rubashe kwimakaza indangagaciro na kirazira mu rwego rwo kugira imyitwarire iboneye ndetse no gukunda igihugu. Nyuma y'ibyiciro bitandukanye byaciye mu itorero ry'igihugu, ishuri rikuru rya ESPG Gitwe niryo ritahiwe gutangiza itorero ry'igihugu mu rwego rw'amashuri. Umuhoza Marie Claire na Hategekimana Alexandre, abanyeshuri muri ESPG Gitwe bavuga ko bagiye kurushaho gusigasira umuco n'indangagaciro bakabijyanisha no guharanira inyungu z'abanyarwanda. Mu by'ukuri ko bari fungo muri universite, itorero n'ahantu umuntu yigira indangagaciro, yigira umuco, gusabana ndetse no kwimakaza umuco wa Kinyarwanda. Uvuga ngo byadushimishije cyane kuko ni ahantu tuzatorezwa ndetse tugaharana n'inyungu z'abanyarwanda. Umuco wari waratakaye, dushaka kugira ngo noneho uwo muco twongere tuwugarure, tuwigishe no mu bandi banyeshuri bagenzi bacu cyangwa se n'abandi duturanye baturiye aha ngaha. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'ishuri rikuru rya ESPG Gitwe bwo butangaza ko nubwo bafite byinshi bazungukira mu gutoreza abanyeshuri babo mu itorero ry'igihugu, ngo mu gihe indangagaciro na kirazira zashimangirwa mu banyeshuri barera, ngo nta mvune yabaho igendanye n'imyitwarire yabo barera. Uyu ni Dr. Rugengane Gerard, umuyobozi w'ishuri rikuru rya ESPG Gitwe. Icyo bizongera nuko urubyiruko niko rumeze, hari abo usanga badakurikira neza, usanga bashaka kwitwara uko bashaka, usanga tugomba kugarura dukoresheje ingufu, dukoresheje kubasobanurira. Rero ndatekereza yuko bizatuma tubigisha tukabatoza ku buryo buri ku murongo. Mu gihe amaze gutambuka ibyiciro bitandukanye mu itorero ry'igihugu, intego zaryo ari ukwimakaza indangagaciro na kirazira, ubuyobozi bukuru bw'itorero ry'igihugu bwasabye intore n'abarezi bo mu ishuri rikuru rya ESPG Gitwe ko umuntu ashobora kwigishwa ubumenyi buhanitse ndetse akagera kuri byinshi, ariko iyo nta ndangagaciro afite ngo ashobora gukora ibidakorwa. Ntidendereza William, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'itorero, nibyo agarukaho. Bajya kubaza rero ko muri iki kigo nimishimire kandi munezero kuko mufite leta ifite umugambi uhamye wo kwitekerezo cyiza aba bana mwigisha ubwenge buhanitse. Muramutse mubahaye ubwenge buhanitse nta ndangagaciro na kirazira, mwaba muruhi gusa kuko bashobora kwiga siyansi bakiga ibiki bihanitse cyane, ariko kwakura indangagaciro, kwakura umuntu, kwakura ishyaka bakazakoresha muri bwenge ahubwo mu gusenya ibyo abandi bubatse. Mu bikorwa by'intore z'imparirwa kurusha zo muri ESPG Gitwe ziyemeje gufatanyamo n'akarere ka Ruhango, haba mu bikorwa by'amaboko n'ibindi, ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko gufatanya nabo bigaragara nk'imbaraga zikomeye mu iterambere ry'igihugu. Mu ishuri rikuru rya ESPG Gitwe hakaba habarirwa abanyeshuri 1320 ndetse n'abarimu 59. Magera Gildas, Televiziyo y'u Rwanda, mu karere ka Ruhango. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge RBS cyasuye abacu